Amora. Mabuja ni jewe. Birekera gutya. Nta kibazo. Nta kibazo. Mwiriwe ariko. Mumeze mute se? Mwiriwe. Mumeze mute? Yewe. Anga se niho bandangiye mukeneye umukozi. Nda bakurangiye. Niho bandangiye arambwira ngo inanga muri karitsiye urugo igipangu ngo uretse gatoya mvugane n'uyu muntu uje hano mu rugo ndaje ndakuvugisha. Ni igipangu ngo gitukura umukeneye umukozi. Ubuso umuntu ungana nawe ashaka akazi. Umusore ungana nawe wa mubyeyi ko muri no minsi ibintu byakomeye. Ibintu byarakomeye pe. None se uturutse hehe? Nturutse mu cyaro. Mu cyaro? Ubwo se urashaka akazi kameze gatera? Kugira ngo se buriya sinzi no guteka. Nanakurupa nanga nanakurupa. Uzi gukoropa? Nzi gukoropa rwose. Nzi gukoropa kuko nigeze no kubikora kwa anko. Naragiye kubasura. Baba hehe? Babagaye nanga mu mujyi n'ubundi. Ubwo se umuntu ukurangiye n'indera? Ngaho icara umbwire. Mbona se uri umusore mukuru. Kugira ngo se ibintu y'ubuzima iyo bwakomeye ntabwo umuntu arebera ngo nuko ngari mukuru. Muto! Mutoni! Arebera ngo nuko ngari mukuru. Muto! Twabonye umushyitsi. Twabonye umushyitsi. Babuja mwiriwe. Abantu bose Polisi hano natera mabuja nyine none nyine ngo guze taka kazi ngano. Polisi? Yego pe. Niba ndabona noneho mabuja. Zana gatebe nyine twumva ibye. Niko hajya ngo witwa. Ye nitwa Mboso. Nitwa Mboso. Mboso? Ngo ufite imyaka ingana? 21. Ungana uku? Warize se? Si byo nkubwira nyine. Byaranze nyine mu bushobozi. Ngubu akoraga akazi ko mu cyaro nyine. Akari aho ngaho gakomeye cyane. Gateka akazi. Icara twumva magenzi reka nza numve uyu muntu wawe impamvu ngo witwa Mboso. Mboso? Afite izina nimba ari iringara. ubwo se ni uruhe rurimi? Ni uruhe rurimi urwo? Numvise nyine nanjye barinyita nyine nanjye. Ibyo witwa? Ufite ibyangombwa se? Ibyangombwa ndabifite. Utuvuka he se? Ngiye mvuka mu karere ka Rusizi mu Bugarama. Si wari usanzwe umuzi? Wamwohereje. Ubwo nijoro Mari nari narabwiye ngo dushakire umuntu. Ubwo niwe ubikoze wa mugabo ukora hariya hepfo ku ruganda. Barakwibye wowe. Uzi gukora iki se? Nzi gukoropa no guteka ariko buriya nabyo ndabizi. Niwo yahereye karambwira ngo azi gukoropa. No guteka ariko buriya ndabizi. Uzi guteka iki? Nzi no guteka buriya n'isambaza urabizi ko epfiri iwacu. Isambaza rwose ari cyo kintu turya cyane kuruta. Wazituzaniye se? Kereka iyo muza kuza kuzintu kandi ntabwo. Ariko umuhungu urigenda noneho bari warigenje jabuto. Bari warigenje isambaza zo ukaziteka umuntu akazirisha iki? Umuntu akazirisha baziteka bate se aho? Isambaza baraziteka tu. Baraziteka zigashya nyine. Oya zigashya nyine nakarya. Si byose barazitogosa. Oya baraziteka. Se bazitogosa. Wendi kubaza? Ni ngewe. Ni wowe nyine. Ubwo isambaza tuzaba tuzirisha iki? Zirisha iki? Bazirisha ubugari.
ubugari ariko n'akawunga urajya ngo n'uko kidaze guteka wabona se duhanye guteka iyo kawunga se iyi kawunga zikuyiteka ariko idahiye cyane nabwo ari ikibazo turarwaye nunda noneho mwafasha uje ngo tujye tugufasha akazi oya ese ubundi reka nkubaze umusore ungana nawe ubwo urumva wahembwa ngahe akazi ko mu rugo ko guteka isambaza no gukoropa niyo mwamemba 10 nta kibazo mwamemba 10 nta kibazo byose ariko uzajya unampeka none se mboso niko mboso ubwo waguhemba 10 ryo gukoropa no guteka isambaza uzajya unyuzamo mu kagoroba umpeke ni jyewe mwana uri muri niko umusore ungana nawe ipantaro y'iki gihe iragura 15 umupira ubwo ni 10 wenda sibyo ukoreye ibihumbi 10 ni byinshi urumva kuzanamo ibintu bigabanya 10 ni byinshi oya mureke none se ibihumbi 10 ahubwo vuga amafaranga keretse niba ushaka kuzatwiba vuga amafaranga bazajya guhemba ubwo rero nimba mubyanze muzaya mumemba atarara sibyo uko twanze amajye turamuha nese uri kumva atari nibyo ndakubwira ngo ku 10 uzajya ku kagoroba umpeka kugira ngo ntazagira inda nini naguzwe ko umugore baheka abana mu rugo dore umwana n'uyu ufite hano kusetera abujare mukuru abonye atagoshobora ndiki mabuje kandi ugomba kuzajya umuheka ese ubundi uyu niwe mabuje cyangwa ninjye mabuje ese wamugani urugo rwandojya ngo ndushimute mwese muraba mabuje ndabona morale yonyine afite twamwemerera akazi urayimuhembera n'ukuri ibintu byizere cyane aba ari abatekamutwe ntabwo ndi umutekamutwe twereke ibyangombwa bye se bifite twereke ibyangombwa mubyihoreye turaza kubicekinga turebe n'ibintu ufite aho ngaho ndabona wagira ngo uzanye n'amakuru ni utwenda twanjye ni agakabutura n'ipantaro n'ishati wazanye n'indi myenda washe witeguye akazi njye nyine naje nje gushaka akazi unyemereye mwama akazi ukira telefone se telefone umubyeyi mwakabyara none se ibyo 30 murabyemeranijeho cyangwa n'ibya 10 mureke ntacyo twari tumukeneye ariko azajya akora imirimo yose ntabyo kuvuga ngo asanze aha nzajya amufasha uzajya ubikora ubishaka mwabyumvikanye uri tayari gukora akazi ndi tayari ngewe naje nje nturutse mu cyaro nje gukora akazi usibwa rero n'umwemereye reka mwereke ya nzu yo mu gikari aba arimo niba na ngombwa nyine ugatangira akazi ndumva mfite n'umunaniro mwinshi jewe mu kanya ndumva uretse boso rero rero mwereke inzu uzajya uba urimo iki nicyo gikapu wazanye warimo ikabutura n'ipantaro iyi ngiyi ni mari yanjye niwo mutungo wawe mbese ubu ngubu ntundebe gutya ntundebe gutya azagucungire hafi ngewe ntimungire n'ikibazo yewe nyamara ndabona n'umuntu amwitayeho yazaba muzima yazaba muzima rwose ndabona ntacyo atwaye nta mwanya muri hariya se shamu ubware bw'iwe agira azatuma amara kabiri ejo nsina nazanye n'imwe mwirukanye kubera ubushinzi agira nyina warananiye sisi se wanyumvaga ndi kuvuga n'ijyenyine umuhungu wawe yambuye kumwereka aho aba ari urabona se hari icyo atwaye se babajura nyine ni umujura mwiza none se wowe ubona umuntu umubonamo ubujura ndetse ko nanze kubivuga yumva ubu utambeshye kiri we wabonye yibye ariko urahinda uwo muko ndabona umukomeye simukomeye ariko ese si umwana si umukozi hari icyo mugize uragira ngo abiki hari icyo mugize nyine uragira ngo abiki ntacyo naburiya nyine si ese boso wowe nzajya nzana abantu birukane ejo bundi ntawe birukanye nirukanye bosco akazi kaha kari kanyishe none dufite ikihe kibazo Nagenda nyamara uriya muhungu ntari reka turebe wenda uriya wamwambitse neza ntiyaba umuhungu mwiza se abaye iki hanyuma ugakora akazi hari ikindi mvuze uri gutekereza iki mwambika kandi wa n'umuhungu mukobwa mwiza. kandi mama yarabivuze sisi turaziranye iyo utangiye kwivugisha ibyo ngibyo ngo yavamo umuntu Nkoze yagira iki? gute ndakuyobe wese twanse rimwe ariko ubugari ugira mutoni nta bugari
sawa mabuja mumenye ko noneho ngenda atagiye akazi ariko se none nagira ngo mbereke yuko ntewe z'akazi ariko uyu mugabo uri kubibona uburyo noneho ngende kwagenda hapyetura ariko se ngira discipline none se nicyo kintu hajya bavuze ko ari byo uzi oya n'ibindi rega nabyo ndabizi kugira ngo guteka no gufura byose nabyo ndabizi ntuhoze yiyotorosha wabonye ibyo nakubwiraga oya ariko uyu noneho dore singusize wowe mu nzu yo mu gikari ugeze muri saro gute uko mbonye uturuka hano ku irembo sisi mwampaye akazi kandi mba nkubwire beti nase nyine si twamuhaye akazi nyine njyewe nagira ngo ewana mbereke yuko akazi ngiye ndi kugakora fresh ntabwo ariko uri kubibona uyu nguyu ukavuga nabi naho ubundi sigira ngo usha wowe uririwe n'ubutoyi cyakora ratuzihahira wowe uzihahira reka sose mureka sose ndavuze ngo gende wowe hano urahawe iminsi mike teruriya basi fata n'icyo gitosho cyawe mureka sose nanone yabishoje beti reka nigendere n'ubuntu jyana nakundi nese mbigenze ngaho mena ayo mazi hari utanyanyagiza inzu yose yamene yajyane cyangwa uyangoya nate yamene hariya uyamene muri jaride bofra gusanze umumenera amazi muri jaride genda uyanywe cyangwa ariko wagiye uri ku bugare yagenda yanywe none se nawe uramufiriza hejuru umuntu urugi reka nkubwire ibi ndabikubwire bwawe ubwo ugiye kubishyira kuri WhatsApp ndabimubwire none usinore agukorofye n'ibirenge ahubwo genda udebera ibyo arimo umuntu utaramenyera wowe ndamuniga ariko noneho naragenze ndabona sanoma aha hantu noneho bahu ndamare ibintu by'abanyamazungu noneho bati kandi aho umuntu yanakwiryamira ndi kubona ahangaha rwose umuntu yakwiryamira nta kibazo menyereye kuryama mu cyaro atari na heza aza gusaba ahubwo mabuja njye niryamira nk'ahangaha rwose ntubona ibyo navugaga ntimureba wowe ugeze hano gute ntabwo uvuye hariya nkubwiye ngo uti mu gikari kandi mbajya ngo ni mboso kandi mboso ni nawe nabaretse kundiranja iki aka kantu utari umwana ukagejeje hano ute iki se kandi ntabwo iki ngiki nanakizi iki ngiki bagikoresha sisi beti ngwino urebe ibyo nakubwiye wa muhungu noneho ntitumwirukanye aho ku irembo ngwino urebe noneho we amaguru mu kirere ameze gutyo ese wowe wabaye ute nabaye gute se donc reba ibi byose nsanze yateretse ndebe dore yabisanze agiye kuyicaraho ahubwo wayimwambika uyu ntabwo ngo yaririwe nabuja uyu nguyu agira n'amahane atarakurenga ino si buranabizi uyu nguyu agira n'amahane iki ngiki sindanazi n'icyari cyo n'ikimwe reba yambaye arayijyanye y'amazi wayanyoye rero akubwiye ngo ujye kunywa nese umuntu ari amazi we wayanywa ameze kuriya ese ko nuko utangiye kumby'imbana ese wabaye ute muto kandi ndakuyemye nawe sisi oya po jya ugabanya ubwo bugare bwawe ariko uzageza ryari reba ariko varata harya witwa ngone mboso iyi ni intebe y'abana y'ababibi sibyo yicara ntabwo umuntu mukuru yicaramo sibyo ariko ntabwo njye nari ngiye kuyicaramo nayo yego rata rero ibyo utazi ibyo ubaza sibyo none wabonaga ari ibiki uyu nguyu ari kunshiraho urarata niko ateye sibyo niko ateye ariko nawe jya ugabanya ubwo bugare bwawe ese uyu mukobwa azamugira gute ntabwo ikibazo ari ubugare sisi ndaje nsanga mubaze mbose nsanze uryamye hano mu ntebe ananiwe ariko umusisi urahazi ahubwo mushakira icyaha ryawe iwe atetse harya
jewe none se ntari burye niho twamuhaye akazi ibyanjye nawe batetse ibyawe njye nawe njye n'umuha ibyanjye ndateka muha ibyanjye nta kibazo njye muha ibyanjye nta kibazo mutoni nyamuneka muto kandi utazaruha karame nduha kuba ko nahaye ibiryo mbose none se uzamuha akazi atarya sisi ntagende niba twamwemereye akazi okay ni akazi ntuzashaka kubyo utakoze na bibiri avanga udakora ntakari njyana mu gikari sibyo ariko icyo nshaka kukubwira sibyo aha ni mu nzu aha ni muri salo sibyo nta kibazo sibyo ariko rwose nawe ntabwo baryama mu ntebe da sibakweretse inzu yawe wari uryamye nabonaga nyine hano hantu ari heza umuntu yanakwiryamira ega hatandukanye naho nararaga mu cyaro uri kumva wakwiryama haranepa uri kumva ariho wazajya uryama se ega ni umufariso mwiza ntabwo ari umufariso iyi ni intebe umva ukuntu yita sibyo uri kumva ngo izi ni intebe ntabwo ari umufariso kakoresheje oya nta kibazo ariko bizaza ariko ukeneye no guseka kuri ijoro dutoye indege ese warese tukazajya tunaseka moso ntacyo bitwaye kugira amahane wo mwibore niko ateye ngo uzamubimenye sibyo uzaka kandi abantu bashondana gutya imyanya nzaba mbimenye mu minsi iri imbere si urupfu se yaje guhaha birangumbi 30 azabikorera niba usoro burambere ese koko nawe utangiye kugira ubwoba yaguhabuye uri ngewe wakora iki niba burambere umva mboso mwihorere sibyo umushiha wiwe si uwuyu munsi niko ahora niko mutunzi ari kugabanya igendere ushyira mu kabati ngushyira mu kabati bose urabona ko ukajya mu kabati intebe yajya mu kabati sawa kari intebe nabonye uyibike hariya hirya ni nabonye ari bebe wa beti ngaho ariko ukajyanye mu kabati aragarukayo nyine ugiye kukicara umwereka hakabika none se uragira ngo sisi ube hafi uri mukurikire ariko jya ugabanya umushiha mwana w'ama wabaye ute ko none tuzakoresha